none se pate wirirwa muri byeri sibyo ntabaguheruka oyanyerwa muri byeri zarizo ziduze noneho umva ikintu kikwereka kuri umunyamafuti mabukwe wawe bavuga ngo noneho usinza no kumwiyereka nyirari ibifuti byinshi mba mfite byo gusinda byo kugira byo kubeshya nkabeshya ibyo mbeshye bakamvumbura mpita mfata icyeme ujya ufata umwanya wo kohereza madamu amafaranga ngo ayagurire nk'imyenda umwana cyangwa umushimisha amutembereze gusa inshingano ni iki cyaho reka byeri mani inshingano oya mani wenda rigisha ukuri none se reka tuvugishe ukuri nk'abantu b'abagabo waba utabikora ukamuhamagara mukajya munavugana amana wenda uyu munsi nakubiswe uyu munsi nakubiswe nawe rero yabyisima ikibazo wakubiswe ku munsi anniversaire y'umwana nawe yabyisimanye aravuga ati kabisa dore Kayusi impande yawe Kayusi yagiye Kayusi uvuye he wowe kabyaraga gukuramo imyenda tubizi muri interina niho wajya kujya muri toilette ugakuramo imyenda ngira ngo isaze zitandumaho oya kubera akakuka ariko reka mbwira hoteli rero ari umwe mu bantu nigeze kwifuza mu buzima bwanjye ni mu buzima bw'ubutinganye byanyabyo ariko naje gusanga ndi kwibesha hoteli ni umuntu mukuru ni umuntu umeze nk'umumetisi ni umuntu umenye ni umuzungu uyu ni muhinde rero nta mpamvu yo kugira ngo mumenyere kubera ko niko Imana yamuremye ko abantu benshi bivuza ubwiza bwa hoteli ariko babubuze ariko nanjye ubu tuvugananye ntabwo nanjye ni mwiza nawe waramwifuje yaranyifuje ntabwo yifuje ubwiza bwawe ntabwo nigeze yumvaga yagopomora gutega nkamutikura nkamunonosora neza nkamunyonyoza ariko naje gusanga bitari ngombwa uyu mugabo ariyubashe kandi ikindi cya kabiri ni umuntu ugira urukundo ni umuntu ugira umuntu uba ahangaha azanakora n'igikwe hoteli buriya yakora igikora wakora igikuri seri ukabukora neza abantu bakabibona ko ukoze ubu rero hoteli mbona atari seriye pateri nta byakora ikibazo bagwana papa bino ni guci ibyo ni ibikisi kipe bayita nguki bayita Yanga African waje gukora icyano se pati je naje bayikisi nuko iyo kirisha ni iki nese ntago muziranye ni gute umuntu hano hari byeri se si sawa cyane tubonye ibintu kiri gukora kiriya kigabo kuguha hedi kimaze gusara ngukiga pati continento iyi mihanda usigaye urayibona ute pati imihanda ko isigaye ari ikibazo rero njyewe ibintu by'imihanda ntabwo kubaza urumva kugira nk'ibintu by'imihanda ushaka n'ibiki bigezweho urabizi ko gahunda ni Visit Rwanda buri munsi barihurira gahunda igezweho ni Visit Rwanda mu mihanda ya Kigali imihanda ya Kigali nabonye hasigaye hariho amatiku ngo y'abagore y'abagore bo muri ADPR ka mukondo wazi ahubwo gacake n'akapira ka mukondo wazi uri gukanga nde uri kunkanga se wowe ubu ni njye rwose bazuvugane nanjye mani umva se mani navuye nko mu kanya nagiye nambaye ikabutura sinasubira
rero wihangane genda gira imbere mbabwire sheri gatwumvikane neza mu murongo muzima urumva recording ubwire we kuntu gahunda zimeze wowe ntabwo nambaye ikabutura urumva nambaye n'agapira keza k'umuhondo urumva nta kintu gatwaye n'agakabutura nambaye nta kintu gatwaye urumva n'ubundi ndasa neza nyine ubyumve ko ndi oya ntabwo nigaragura ariko uzi ko wangize nkarana umwana wazajya yigaragura nanjye nigaragura ariko mana yanjye nyine ubwo wowe njye nuko ndibuze niyambariye biri relax wize ninywere nirire nseke n'umwana wanjye ikibazo nyoka aranyica ikibazo mama wawe sindi bumukire nakwiyumva sinanamwegera baza musuhuze nihungi nyine ndabizi ko nyagira ariko nawe ijya mburanira ariko nk'umuntu w'umusaza urabizi turakundana nawe ikibazo se ya diru yanjye nashaka kumpamagarira wa muntu urabinkorera mani kuraba uri muri stress wa muntu nakubwiye nshaka kumukira mani yabasha nicyo gukundira ubundi niyo ngingo nyamukuru sagi nubwo nta agasambiri njye urabona nkuguyeho nk'agasambiri n'igice sibyo ndagukunda sheri kuva avuka sibwo bwa mbere wumvisha ako kajambo ni ubwa kangahe iyo nasinze nibwo mbikubwira njya nzi gufungiraho none se kuba mbikubwiye nasinze noneho se wakishima ega wambyariye akana keza sheri akana gasa nka mama wanjye ndabona urakana ukaba bakabyatiye bien ubu wamujyanye muri salo ikibabaje ni kimwe ni uko umwana wanjye adakura iryinyo kandi oya ariko se nageze 6 uzahita kuka ryera ryindi azahita rikuka n'ubundi azahita amererera rimwe mwa ahubwo ririya ryameze naryo ugomba gushaka ukuntu turivana kugira ngo akurire rimwe sirica inyuma ryawe se nyine wanciye inyuma umujyanye kwa muganga barakubwira ngo impamvu ritamera ngo ni uko unca inyuma siko wambwiye mba nasinze sheri ntabwo mba nasinze hasi ibintu uba wambwiye byose mba nasinze aya bwira icyo kimotari kiba kigufashije ufunga ubunganiriza sibyo wibeshye unkupe wibeshye ni bobo yayanije kugira ngo unkupe ariko noneho bosi wawe inzoga ari bungurire ziranyica erega njye mba ngomba kuvugana n'urukundo rwanjye ariko sheri wige ku bintu tubyara akana ka kabiri uriya umwe ntago akimpagije nta kintu mba amazi ariko umva ndabona hari ibiti turabonana nje kuzinywa umva nose urangurira agati akanorobisi oya manzi umbwira ariko nje nzi ibintu byose ukuntu bimeze ndakunywa wowe
umva bebe, umura ntabwo konsoma, ntacyo ndanywa ako kamwe konyine karaba gahagije. Ndakunda bayi, nibagiye ko ufite sheri ubikubwira saa sita mu gitondo. turamufatanya sha turagusangira. Ababeshyera ubusanye, umugabo n'uwambe sibyo? Ikiza ni ukubyemera sha. Saba sha sheri, duhuze mu kanya. Fata igiye muri anniversaire ya madamu ni y'umwana. Umwana wanjye yujuje imyaka uyu ni imyaka 5 kavukire, yujuje imyaka 5. Urakujije ase bashiri banyu mubanye mu murumva kuntu nyevanye na sheri kandi afite akandi kaniga kamuterera, mucana inyuma mukihanganirana. sibese bya prodinga se. Abanyarwandakazi dore yiriyo amuhinde njye mwita muzungu kandi bunara abantu bandi bakajya umva ibintu byawe byo kurya abana rero ariko icyiza wibyariye akana hakiri kare kagiye kuzuza ingahe umunsi urajya kugakatira keke saa 2 ndajya kuzinywa. Nicyo wabwira abantu batari bazi ko ufite umwana Ubwo ni iki nabwira aba bantu bashakaga ko mbatera amata. Ndashaka kuwumvisha ko byara nta kibazo. Urabyara ntari. Bajyaga babihakana. Ngo wabatendekaga nyine. Nabatendeka. Sheri umukobwa twabyaranye afite sheri man. Ariko harimo abubwira ko ufite umwana ntibabyemere si rimwe mbyumvise. Ntago babyemera ariko njye umwana natenda 2020. Ku itariki 20 ariko ubwo igihe avukiye nibwo baranayitereye. Oya ntago mbizi nakubwira njye sindabyara. Ntago ari cyo gihe bwashize amezi 9. Urumva iyo ndanayiteye ryari. Uriya wabibaza umukobwa kuko nyine niwe usama. Mu kwa gatanu. Oya mu kwa gatanu, mu kwa gatandatu, mu kwa karindwi, mu kwa munani, mu kwa 9, mu kwa 10 na 1 na 2. Nyine si byose ubu ari n'amezi 9 nyine. Mwana wanjye agira anniversaire tariki 29 z'ukwa kane. Ukaba yitwa nde? Baramugira bamusacinga gisagira. Mutamusacinga njye ko nzamuvuga namushinge Instagram. Nzajya postinga amafoto. Ako kera nagiraga ipfunwe ryo kuvuga ko mfite umwana ko kera nanjye nari nkiri muto. Barateretaga nyine ugaheheta cyane ariyo mpamvu. Oya ariko ubu nsigaye ndi proud y'umwana. Ubu nyine nawe uba ufite inshingano zo kurera buri munsi. Kadumva uwo twabyaranye afite ndi sheri nanjye ngiye gushaka sheri sinari. Ibyo byo uko mutabana birumvikana bagomba kwinyabya. Cyangwa ugasanga ntiwuzuza inshingano neza. None se pate wirirwa muri byeri sibyo ntabaguheruka. Oyanyerwa muri byeri nizo ziduze. None umva ikintu kikwereka ko uri umunyamafuti. Mabukwe wawe bavuga ngo noneho usinza no kumwiyereka. Nyirari ibifuti byinshi mba mfite. Byo gusinda byo kugira byo kubeshya. Nkabeshya ibyo mbeshye yewe bakamvumbura mita mfata icyeme. Ujya ufata umwanya wo kohereza madamu amafaranga ngo ayagurire nk'imyenda umwana cyangwa umushimisha mutembereza. Gusa inshingano ni iki? Cyao reka byeri mani inshingano. Oya mani wenda reka ugisha ukuri. None se reka tuvugisha ukuri nk'abantu b'abantu. Waba utabikora ukamuhamagara mukajya munavugana amana. Wenda uyu munsi nakubiswe. Uyu munsi nakubiswe.
nawe rero yabyisi ikibazo wakubiswe ku munsi wa anniversaire y'umwana nawe yabyisi mani aravuga ati kahise dore Kayusi impande yawe Kayusi yagiye Kayusi uvuye he wowe ukabyaraga gukuramo imyenda tubizi muri interina niho wajya kujya muri toilette ugakuramo imyenda isazi zitandumaho oya kubera akakuka ariko reka nkubwire hoteli rero ari umwe mu bantu nigeze kwifuza mu buzima bwanjye ni mu buzima bw'ubutinganyi byanyabyo ariko naje gusanga ndi kwibesha hoteli ni umuntu mukuru ni umuntu umeze nk'umumetisi ni umuntu umenye aya ni umuzungu uyu ni muhinde rero nta mpamvu yo kugira ngo mumenyere kubera ko niko Imana yamuremye ko abantu benshi bifuza ubwiza bwa hoteli ariko babubuze ariko nanjye ubu tuvugananye ntabwo nanjye ni mwiza nawe waramwifuje yaranyifuje ntabwo yifuje ubwiza bwawe ntabwo nigeze yumvaga yagopomora gutiga nkamutikura nkamunonosora neza nkamunyonyoza ariko naje gusanga bitari ngombwa uyu mugabo ariyubashe kandi ikindi cya kabiri ni umuntu ugira urukundo ni umuntu ugira umuntu muba ahangaha azanakora n'igikwe hoteli buriya yakora igikora wakora igikuri seri ukabukora neza abantu bakabibona ko ukoze ubukwe pateri mbona atari seriye pateri nta byakora